niwe yari umuyobozi uyobora itsinda ry'abantu benshi kuri iyi si nzima, dore ko yayoboraga abantu 1,4,406,000. nta wundi mvuga ni Papa Francisco witabye Imana muri iki gitondo. Nongeye kubaha ikaze kuri byose niyo official jye basuhuza ndiyantatiriza bahigiye ku migabanze banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikaba Imana ntizira amagambo agamenye barunduka ikiganje. Muri kumwe nawe mibayingana yayoboraga abantu bangana n'abaturage b'u Rwanda uko byishura 100. Umushumba wa Kiliziya Katolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 1:35 aho Cardinal Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya. Yavuze ko mu buzima bwe yaranzwe n'urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yabyigishaga aho ari hose. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Kwa 14 Gashyantare Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane ko yanashizweho mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Katolika bo ku isi cyane cyane ababa mu Butaliyani batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira ko akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yararwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku wa 6 Werurwe ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati turi kumwe. Ku cyumweru amasaha make mbere y'urupfu rwe yasuhuje abakristo mu misa ya Pasika nyuma y'umunsi umwe ahuye na Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi y'aho yarari ku ngazi y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Katolika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Katolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'abajesuite. Apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Katolika n'u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu 2017 yahuye na Perezida Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagacukubira n'inshingano zabo z'iyogezabutumwa mu byabereye mu Rwanda mu 1994. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite, uw'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Anagaragaza kandi ukwifatanya n'abahemukiwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye.
Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato yo kubonana na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ariyo X amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Ati umunsi mwiza no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Kubasha gusabira imbabazi bibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Papa Francis yavutse kuwa 17 Ukuboza mu 1936 avukira i Buenos Aires muri Argentine ku babyeyi b'abimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni George Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe bane. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe ubusaserodoti kuwa 13 Ukuboza mu 1969, agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa arikepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine na mbere y'uko Papa Paul Yohana wa kabiri amugira umukaridinali mu 2001. Mu gihe cye cy'ubukaridinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nyir'ubutungane Papa Francis, twagukundaga, wakoze inshingano zawe uko bikwiye. Abaturage bamwemeraga ndetse muri by'umwihariko abakristo ba Kiliziya Katolika, namwe dukomeje kubihanganisha. Mwabuze umubyeyi ariko yakoreye Imana, iba ari imwakira, imuhe iruhuko ridashira, kandi ku munsi w'umuzuko azazukane na Kristo.